félicitations. Merci. Réaction yawe y'uyu mukino mbere ko twakira ibibazo bikeya by'abanyamakuru. Murakoze ngira ngo ndabanza ku felicita kapitene n'abakinnyi yarayoboye mu kibuga ku ntsinzi nziza, intsinzi ibyibushye dushoboye kubona imikino ibiri, ariko cyane cyane umukino wa kabiri kuko twari imbere y'abafana bacu, twari mu rugo, twagombaga gushimangira ko mu by'ukuri twatsinze kandi ekipe twayitsinze tuyirusha ko twayitsindiye iwayo. So ibyo byonyine biradushimishije kuba dushoboye kwikarifiya dutsinze ibitego bigera kuri biriya mwabonye ndetse nshizeho n'ibyo muri fazare, ariko umukino wari mwiza muri rusange. Nashimira abakinnyi uburyo binjiye mu mukino, ntabwo bigeze bumva ko batsinze match ya mbere ngo bumve ko byarangiye. Ngira ngo ni signal positif kumva ko adversaire kuba waramutsinze muri match ya mbere bidavuze ko byarangiye. So konsigne bazubahirije, twinjiye mu kibuga dushaka gutsinda kandi ibitego byabonetse. Ngira ngo nta kintu umuntu yavuga kirenze icyo cyose gushimira abasore ndetse n'abafana bose baje kudushyigikira kuri uyu munsi. Ibibazo bitatu, izina naho ukorera, ikibazo. Yes, nitwa Christian Murera ndi muri Mutima. Nifuza kubaza coach Mashaka, ari mumaze hafi imyaka igera ku 8 ikipe y'ingoma ku Rwanda mu Rwanda. Ubwo habonetse intsinzi y'ibitego bigera kuri 7. So kuri izo z'Abanyarwanda intsinzi igiye gukumaho cyangwa nuko dutsinze Seychelles gusa wenda nibakipe ntabwo imyaka sinyizi, wenda ndaza kujya muri research nanjye ndebe niba koko ariyo cyangwa ushobora kuba iri munsi cyangwa inarenga, ntawamenya. Gusa cyangwa nuko dutsinze, twari tubizi ko tumaze tudatsinda, twinjiye muri iyi mikino dufite ingamba nshya, dushaka ko twatangira chapitre nshya, kubera ko biragaragara ko biri bimaze kurambirana. So ngira ngo igihe tumaranye n'abakinnyi muri camp cyatanze umusaruro. Bose bafite inyota yo gutsinda, bose bafite ubushobozi, kubera ko bari bose barabikora. Nkuko nakomeje kubivuga, dufite ekipe nziza. Ngira ngo wenda twajya tubura amahirwe mu mikino imwe n'imwe kandi bigaragara ko turi hejuru, ariko turizera ko wenda urufunguzo rwabonetse, akagozi kacitse nkuko tugunda kubivuga, kandi turizera ko byibuze intsinzi igiye kudufungurira izindi nyinshi cyane. intsinzi byushye ariko nawe ufite imikino myinshi imbere irimo amakompetisiyo menshi ugiye kuyategura bite. Ikibazo cya kabiri, urakomeza kampu ya CHAN kubera ko nyuma match na inshuti nyuma ya Ethiopia, urakomeza kampu cyangwa uratanga n'ikibuto? Ngira ngo ikibazo cyo gukomeza camp, yes, birumvikana ko ubu ngubu qualification za Coupe du Monde zivuyeho. Ngira ngo tujye gutangira kureba kuri CHAN. So ngira ngo rero cyangwa nuko twagomba kureba ku kintu kimwe twabona gushyiraho ikindi. Kuri byari bigoye ku buryo wavuga ko wategurisha mu rindi. Ngira ngo ni byiza ko ahangaha twacanye umucyo, ni byiza, turashimira abakinnyi ku mbaraga bakoresheje, ariko mu rugendo dufite rundi rwa CHAN ntabwo bazaba bahari. Turanabifuriza urugendo rwiza ndetse n'akazi kabo muri rusange mu maklube yabo. Ngira ngo niko mbyifuza ko twakomeza camp, kandi akeka ko twese, yaba federation yaba ministeri, bose turabyumva kimwe ko twakomeza camp, ko nta gihe dufite imbere yacu. Dufite match ya Congo, nkeka ko izabona match ziza kugira ngo twitegure match ya Ethiopia, kandi usibye ko harimo match z'agaciro, urumva ko nanone cyane ibogamizi ku bakinnyi, kuko abenshi bari muri ayo ma equipe azakina agaciro. Ariko tuzagerageza uburyo bwose ama equipe nayo tuyasabe ko yaba flexible, wenda tukaba tubafite, hanyuma bakazajya bajya gukina match bakongera bakagaruka, kuko nanone team spirit cyangwa se abantu guhumeka umwuka umwe, kuba bari kumwe bahuje umugambi, ngira ngo nabyo biba ari byiza. Kandi ndakeka igihugu nicyo cyiza mbere y'ibindi byose. So ibyo turimo kureba ni qualification za CHAN, wenda ndakeka ko abantu bazabitekerezo cyane bakareba mu by'ukuri igifite agaciro kurusha ikindi, niba ari igikombe cy'agaciro cyangwa se niba ari qualification ya CHAN. Felicitations coach, nitwa Maurice. Kuri remplacement ya Manzi asohoka Gatubya yari yavunitse, niba atari yavunitse ni iyihe mpamvu ya Manzi kandi kipe yatsinze?
birumvikana nk'uko ejo nabivuze muri press conference, iyo navuze ko nitugira amahirwe tugashimangira qualification yacu mu minota 45 ya mbere, then tuzatangira no gutekereza ku bindi. Urumva ko Abdul ntabwo tumufite muri CHAN, rwose contribution ni nziza, contribution ya Jacques, bose ba Medi bose batanze ibyabo, turabashimira cyane. Ariko kuba nakuyemo Abdul suko wenda yaragize ikibazo kwari kugira ngo tutangire turebe amayirema amwe nangwe tuzifashisha. Hajemo Sef, hajemo Sugira, hajemo ndetse na Thierry. Nta yindi mpamvu rero kwari kugira ngo tutangire noneho ko twasaga no twizeye ko twikarifiye, cyagisigaye no gutangira none ku introduce abandi bakinyi, kutangira no kuba prepara mentally cyangwa se mu rwego rwa competition kugira ngo tutangire gutegura ibitaha. Ni ikibazo cyiza, ngira ngo ni abakinnyi 9 kuko Salomo ntabwo yaje, so urumva ko dufite 9 bose bagomba kugenda birumvikana. Tubasigana 15 muri camp, ariko tuzongeraho abandi kujya twuzuza abakinnyi 26. Muri proposal zanjye nuko mbyifuza, ejo ngira ngo niba bakomunika neza, tufite press conference yo gutanga list ya CHAN, so ngira ngo byose tuzemera ku munsi w'ejo. Torera umuseke ushobora kubaza wari ufitiye umwenda abanyarwanda mu bihe binyuranye twagiye tubivuga, bavuga ko bishyuye. Ni urugero rwiza rw'uko umwenda wari ufitiye abanyarwanda bishyuye. Iyo kipe twifuje igihe kirekire, ngira ngo ni ikibazo gikomeye, ariko nanone gisaba ko kugisubizanya ubwitonzi n'ubushishozi. Nibyo koko byose babibazwa umutoza, ariko Yesu umwenda uracyari ntabwo urarangira. Ndumva njye ntabwo ku mwenda ugihari, kuko match imwe ntabwo ariyo match wabyiniraho ngo uvuge ko bakoze ibitangaza, ahubwo navuga ko urugendo ruratangiye kandi runakomeye kurushaho. Ukoze coach, ibibazo bibiri kuri Jacques. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndashimira abakunzi b'Amavubi baje kudushyigikira ku mukino w'uyu munsi. Byaduha imbaraga, ni ibyishimo kuri twebwe, ko ikintu cyiza nuko hagombaho kubaho urukundo hagati y'abakinnyi n'abakunzi b'ikipe y'Amavubi, kuko ni ikintu gikomeye. Iyo connection igomba kubaho. Ndabashimira cyane kuba baje kudushyigikira, ariko nanone nkabanenga akantu kamwe, kubera ko hari aho Manzi yinjiyemo nayo ndi ku ruhande, hari aho numvishe baki bamuvugiriza induru. Ibyo ntabwo tubishaka mu kipe y'igihugu. Ibya club tubisige ku ruhande mu gihe twaje mu kipe y'igihugu. Akakunda akabanenga nubwo baje kudushyigikira, ariko hari bamwe babikoze, ariko si byiza. Dushyire hamwe dufatanye nk'abanyarwanda, ibyiza twabyezeho tubyishimiye twese. Murakoze. Ni amateka ngira ngo igitego 10 banza ariko bwa mbere ikipe y'igihugu yatsinda imikino 2 cyangwa se 7 umukino. Ni iki bivuze kuri mwebwe nk'abakinnyi? Aya mateka murayanditse, ariko murashaka urugendo rwa stages. Mwebwe nk'abakinnyi mugiye gukora iki? Umutoza bafite ibyo akora, ariko namwe iki cyane nk'abakinnyi, buri kapiteni wenda Karoli ntabwo arahari, ariko se mwebwe mugiye gukora iki cyane kugira ngo muzagere no ku rundi rwego wenda tubone gukina n'igikombe cyawe? Nibyo iyi ni campaign nshya dutangiye. Nkeka yuko mbere yuko duhura twabanje kuganira, tuvuga ko dufite campaign nshya tugiye gutangira, harimo iyi qualification ya World Cup, hakaza n'iya Coupe d'Afrique iza mu minsi iri imbere. Ndavuga kuri twebwe tutakina mu gihugu, nubwo hari y'abakina mu gihugu bazakina CHAN. Urumva ni ibintu byegeranye twabiganiriyeho kugira ngo tubashe kwihesha ku gaciro nk'abakinnyi, kuko mu by'ukuri natwe dukina hanze. Iyo uvuye hano udafite insinzi, ugera muri club yawe barakubaza amagiye byageze gute, twatsinzwe pole, ariko ubu ngubu ndageraho bama felicitation. Urumva nanjye ni impamba abagenzi banjye bampaye na bagenzi bacu banjye dukina hanze. Ndumva twakomeza gukora iyi ntangiro nziza tugize. Nituvuge yuko twabikoze ngo twizamure hejuru, ahubwo tumenye yuko dufite akazi gakomeye imbere yacu.
ikipe y'Amavubi ibitego 10 ese n'icyo wabonye cyahindutse mu ikipe yatsinze ibitego 3 mwatsinze 7 ugereranyije muri rusange iki cyahindutse mu ikipe kugira ngo mugire intsinzi hano? Icyo navuga iyi groupe dufite isa nkaho imaranye igihe ntabwo ihinduka cyane, niyo hahindutse hahindukamo batatu bangahe, ni groupe ubona no muri ziriya match twagiye dutunganya dutsindwa ari groupe iri hamwe. Urumva numva nubwo tutagize match nyinshi za gishize twagize ariko dusa nkaho tumaranye igihe, nkeka ko aricyo kintu cyatangiye kidufasha muri campaign nshya